mbese uwamenye Kristo afite ubudahangarwa bw'igihe cyose. Bajya mu mbwira ngo ubushobozi n'ububasha biratandukanye. Amen. Ububasha ubuhabwa n'umuntu runaka cyangwa n'itegeko bitewe n'umwanya runaka uhagazemo cyangwa se icyo ushinzwe. Amen. Nibwo uzajya kugira gutya niba ari n'ikintu ugiye gukora ukandi kuvuga ngo binyujijwe kuri runaka, bimenyeshejwe runaka, bivuze ko ubifite mu bubasha, ubifitiye ubushobozi natabyemera, ubwo bubasha ntacyo bukwemera gukora. Kandi ububasha bukora iyo nyiri ubushobozi adahari. Aleluya. Imana itugire neza. Yesu nashimwe. Buriya iyo meya adahari mu karere, visi meya niwe uri mu nshingano za meya. Aleluya. Nibwo ushobora kugenda akamusinyira, ariko ntabwo ushobora kujya gusinyisha kwa visi meya kandi nyir'ubwite ahari. Bishatse kuvuga iki? Natwe niba turi abana b'Imana, hari ibyo twemerewe tutirirwa dusaba uburenganzira ku muntu uwo ari we wese. Hari ibyo tugenerwa nk'abana bari mu rugo kwa data, hari umugabane twandikiwe tudateza kuzamurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Aleluya. Sinzi impamvu abantu bafite ubwoba. Intebe y'Uwiteka Imana yakomeye uhereye kera kose, ntabwo ari ibije none, ntabwo ikomeye umwaka umwe n'undi urangiye, ntabwo Imana yakoze cyagiye gusa twumve ko uno munsi byarangiye, ahubwo nagira ngo gutangarize iki kintu, ubu nibwo Imana igeze gukora. Amen. Ibyo wabonye byari ibimenyetso by'uko Imana iri kumwe nawe kikuzirikana, ariko ubu none iki nicyo gihe Imana ikorane nawe nubyizera. Iki nicyo gihe Imana igaruke mu buzima bwawe, nicyo gihe Imana yongera ikore ku buzima bwawe, nicyo gihe kugira ngo Imana yongere igire ahantu guterura, igire ahandi hantu gushyira, kubera ko intebe yayo yakomeye uhereye kera kose, ntabwo yigeze ihagarara. Ushobora kuba warasenze ukabona iracecetse irakwihoreye ukagira ngo hari aho yimukiye, ntabwo yigeze igira hirya. Aleluya. Ahubwo iragira ngo irebe ko kibasha kuyizera, iragira ngo irebe wa mwana wayo yacumuje amaraso ya Yesu Kristo, ibanza irebe ko agifite ukwizera. Ariko Imana ntaho yagiye, nagira ngo mubwire ngo iri kumwe nawe, kandi amasengesho yawe yose Imana yarayumvise. Abo dutinda tugiye gusenga Imana, ngo wowe uhoraho wahereye kera kose. Umva ijambo ryiza hano, ijambo riratubwira ngo Uwiteka igihe inzuzi zitereye hejuru, igihe intambara zibaye nyinshi, igihe amagambo abaye menshi, igihe abagusebya n'abakurega ibinyoma babaye benshi, igihe abavuga ko kakubayeho babaye benshi, igihe abaguhanze amaso ngo barebe uko usema babaye benshi, hari icyo Imana ivuze. Ni igihe inzuzi zitereye hejuru, ngo gusoma kw'amazi, aleluya, ntacyo bibasha kudukoraho, n'uwo muraba wose ntacyo wadutwara, kuko turi kumwe n'ukomeye kandi uhereye kera kose. Imana ishimwe. Inzuzi zitereye hejuru, amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru no guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Niyo mpamvu byakugezeho ntibigire icyo bigutwara, si uko nta mbaraga byari bifite, si uko bitashoboraga kuguhitana, ariko hari Uwiteka uri hejuru yabyo ubirusha imbaraga. Aleluya. Mbese utekereza ko ari uko abakurogaga bakunaniye, ubuze ko abandi bagiye, hari ubirusha imbaraga ufite ubuzima bwawe, yahagararanye nawe kandi aracyari kumwe nawe. Mana tugire neza. Nibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwiringirwa cyane, ngo Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Imana ishimwe. Tujye gusenga Imana. Ijambo ryatubwira Imana yacu, Imana iri hejuru y'ibintu byose, ngo yambaye icyubahiro kandi yikenyeje imbaraga. Ntabwo dukwiye gucogora, ntabwo dukwiye gucika intege, kuko turi abana bawe. Yatumenye kera. Aleluya. Yabwiye Yeremiya amubwira ngo nakumenye ikiruzura mu nda ya mama wawe. Amen. Yeremiya iravuga ngo mukivukana n'abatero,
amen. Ngo kandi ndangije ndanabaheka, ivuga ijambo rikomeye. Ntabwo yabahetse gusa ngo birangire. Umubyeyi ashobora kuguheka, ariko iyo umaze kwigira muri akoheje aravuga ati mwana wanjye rero nawe umaze kugira ukumira, ngaho ibisigaye irwanze, nawe wirwaneho, nzasigara ndwana na barumuna bawe. Ariko ubw'iki ijambo ry'Imana rivuga, iravuga ngo ni jye wabahetse kandi nzakomeza kubaheka. Si n'ibyo gusa, nzajya mbakiza kugeza imvi zibaye uruyenzi, nzaba nibahetse ku mugongo wacu. Imana ishimwe. Ntabwo twakomera Imana yacu amashyi. Imana iduheka kuva tuba isoro mu nda z'ababyeyi bacu kugeza imvi zibaye uruyenzi, ikaba ikiguhenze, ikihanganira amafuti yawe n'ibicumuro byawe. Haleluya. Ikihanganira kwitotomba kwawe, ikihanganira kwivumbura kwawe, uvuga uti Imana warabinyimye n'ubuto uzabijyane, ariko igakomeza ikamuheka, kubera ko hari umugambi mwiza Imana yiteguye kukugezaho. Hari icyo Imana yasezeranye nawe kandi yiteguye kugikora kuko gukiranuka kwayo. Kandi ijambo riratubwiye ngo amazi cyangwa inzuzi ziteye hejuru, ngo guhorera kw'amazi menshi, ngo umuraba mwinshi cyane uri mu nyanja. Hari igihe umurabuza ukareba ukabona birakomeye, ukajya uvuga uti bijya n'ibisiga ni ahamana, ariko ibyo byose Imana igiye ifata yarangiza ikabiturisha, ikamera nk'ibitarigeze kubaho. Haleluya. Akakubwira ati wowe rero urapfuye n'uburayi, wagera negativu iti mwana wanjye nguhaye ubuzima kandi nguhaye kura, ntawe uzagukura mu kiganza cyane. Imana ishimwe kuko ari Imana itureberaho tutabasha kureba. Inzuzi ziteye hejuru ku buzima bwawe, ibikurwanya bibaye byinshi, intambara zibaye nyinshi, abaguhiga babaye benshi, hari Uwiteka uri hejuru ya byose kandi abirusha imbaraga. Haleluya. Ntiwumve guhorera kw'imiraba rero, ngo wumve gusoma kw'inyanja, ngo wumve ko bicitse. Kuba bakubwiye ko uzaseka ntabwo bivuze ko uzaseka. Kuba barakubwiye ko uzapfa ntacyo ugeze ntabwo ariko bizaba. Kuba barakubwiye ko utazashaka ngo byemere ntabwo aribo bari muri purani y'Imana ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yateguye kandi izagikora babireba, babyanga babyemera, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Haleluya. Ababivuga ni aba kandi abo baremwe n'Imana, kandi ivugana nawe irakubwira ngo mwana wawe, kandi uwo mubyeyi wawe ni wowe n'abandi bakubwira, baragutera ubwoba bashingiye ku ki? Ubu se imyaka ishize bakubwira ngo uyu ni uburangiza uzashima Imana n'ingana, ubu se ko wayirengeje? Ubusa baguriza ukiri uburinja bangarike bavuga ngo ntuzabakura, ubu se ntabwo wabayeho. Hari igituma dushima Imana, hari igituma dukomera kuri Imana, nuko hari ibimenyetso twabonye bikora, nuko twasanze ko isezerano rigasohoza. Haleluya. Umwe yuzuye umwuka arangije aravuga ngo nzayivuga hose, nzayamamaza. Ni Imana itagisaza ngo yitwaze akabana. Haleluya. Kuko ibaye isaza, hari igihe cyazaga kigera igafata Manuel igahita imubonamo Karoli, tayari ikanarangira. Wa mugisha wawe ikaguhaye uze kubera ko itareba neza, ariko ntabwo igisaza, ntabwo ijya yibagirwa, ntabwo ijya ihinduka. Intebe yayo yakomeye uhereye kera kose, uko yari yambaye icyubahiro, uko yari ikenyeye ibanga, n'uyu munsi niko bikiri. Wigereje gusenga Imana, hari ibyari biguhagaritse umutima, hari ibyari biguteye ubwoba, hari amajwi menshi yakubwiraga ko ugiye gukorwa n'ishyaka, hari amajwi menshi yakubwiraga ko Imana yakuretse, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana iri kumwe nawe. Imiraba yiteye hejuru, ibinyoma bagiye bakurega Imana yarabibonye, abagiye baguseka udahari Imana yarabibonye, abagiye bakugambanira Imana yarabibonye, abashatse gushyira ubugingo bwawe mu kaga Imana yarabibonye, amarira yose warize Imana yarayabonye. Kandi ikigeretse kuri ibi, ntabwo yaguye ku butaka, ahubwo yaguye mu biganza bya Kristo, kubera ko akomeye uhereye kera kose. Twese haleluya. Imana ishimwe, ikomeye uhereye kera kose kandi ntabwo izigera ihinduka. Intebe yayo iracyakomeye, ntaho yenda kujya, ntaho yenda kudusiga, iracyari kumwe natwe kandi ikomeje kubana natwe. Haleluya. Iratwibutse Imana yacu, iratwibutse
iratwibutsa yo kabyari tumaze umubabaro iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro birazura niba bigutera ubwoba ibindi urabyumva n'amatwi yawe biguhagarika umutima ariko nk'iki ijambo ry'Imana ryavuze ngo inzuzi ziteye hejuru gusuma kwazo guhorera kw'amazi menshi imiraba yiteye hejuru uri hejuru ya byose agize ate abirusha imbaraga reka dusenga Imana hari Imana irusha imbaraga abakuvuga Imana barusha imbaraga abakuvuga Imana barusha imbaraga abagusenga Imana barusha imbaraga abakwica Imana barusha imbaraga abagiye kudutoranya kugira ngo umugisha bakugeraho Imana ibarusha imbaraga abagiye kutugambanira kugira ngo Imana itugire neza reka dusenga Imana uri data wa twese mwiza ureba kandi urakiranuka cyamenye neza ko mu mahanga yose abakubaha barangiza bagakora ibyo gukiranuka abo ngabo urarebera kandi ntibasha kubazamura ukabicaza no muri komando hari inzuzi ziteye hejuru ku buzima bw'abantu bawe hari amatwiki menshi yiteye hejuru ku buzima bw'abantu bawe hari imivugo myinshi yiteye hejuru ku bantu bawe hari amabanga yiteye hejuru ku bantu bawe hari indwara zidakira ziteye hejuru
yaciye ku mubyi hari amajwi menshi n'umwitanye arabwira ko Imana basenga itamwumva ariko hano ijambo ryawe uratubwiye ngo ibyo byose byitewe hejuru Uwiteka ubirusha Imana dufashaniriza imbaraga z'abadayimoni dufashanira imbaraga z'ibitabo Imana zose mu izina rya Yesu Kristo muri iri teraniro senga abantu bawe reka ubahe kubohoka reka ubahe ubuzima buzima reka ubahe ibikomeye reka utugire umaze imitima yawe haleluya haleluya tubakwegere Kristo turabizi kuri hejuru ya bose kuko wabikira n'umunsi mukuru intebe yawe yakomeye uherekera kose wambaye icyubahiro kandi ukeneye imbaraga reka nyir'ingabo Imana imbaraga zawe zigere ku bantu bawe imbaraga zigere ku barwayi bakeye imbaraga zigere ku bari bafite ibyifuzo basubize imbaraga zigeze ku bapfushije ubukwe bwongere bube imbaraga zigere ku babuze urubyaro babyare imbaraga zigere ku bari babuze shinge na rugero nibarangiza nyir'ingabo Imana babone ukuboko kwawe haleluya muri iri teraniro reka imbaraga zawe zigendagende reka imbaraga zawe zigendagende reka imbaraga zawe zigendagende zigende mu babyeyi zigere mu bakobwa zigere mu bagabo zigere mu basore izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko barengeye ndagushimiye ko barokora izina rya Yesu Kristo ndakwemereye urebera hose cyane ijambo ryawe urarikurikirana kugeza imyaka ibaye ibihumbi kandi warangiza ukarisohoza hagaze aha muri iri teraniro naturiye umugisha wawe naturiye imbaraga zawe naturiye agakiza kawe tubane nawe izina rya Yesu Kristo reka kugirirwa neza imbabazi zawe ndetse n'uburanga ibane nawe isi yose turabasaba kugira ngo ubagirire neza kandi ubambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen Imana ihabwe icyubahiro ibanga bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo ndetse no mu bugingo bwabo begereje gusenga Imana mu masegonda make cyane nababwiye ngo tugomba gukoresha igihe cyacu neza Imana tugire neza niba barimo begereje tubasengere twabona Imana abashimisha cyane Imana ihabwe icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro barishimye iyo umuntu yihanye ibintu nk'uko bizavuga kuko ijambo ryaravuye ngo hariho umwongere yari afite intama ijana yarangije ntirazimye asiga 99 ajya gushaka intirazimye nitwe byamutegurisha ku bana nzabasobanurira impamvu yataye izi akajya gushaka iyo Imana iduha umugisha reka begere hano tubasenge